Guys, rero reka mbabwire nk'uko mubizi nitwa Musafiri Jean de Dieu aka Zahirwa Mekanisiye. Kuri channel yanjye nitwa Safi JD. Safi JD rikomoka kuri Musafiri Jean de Dieu. Ubwo rero dusanzwe tubana igihe kinini, ariko hari akantu ngiye gukora. Madamu ejo bundi yarankomye, reka nanjye rero mukosore. Abafana banjye ndabizi, aka kantu mugomba kukareba kose, mukareba ukuntu byarangiye. Akunda gutembera, reka mukomere ku kantu gatoya cyane, ubundi mwirebere ukuntu bimeze. Kamisha akamikoro kugira ngo atakabona akumva ko ari puranka nanjye nakoze. Sheri, gira vuba tugende, ngewe ubwo ngubwo nasohotse kandi nawe urabizi sinjya nkunda ibintu bitinda. Ngiye gusoza. Gira vuba tugende kabisa. Nsoje. Sawa. Alo? Bitese? None se uyobewe ko none ari ku cyumweru? Nari mfite gahunda rero yo kujya ahantu, kandi se ubu se ndayisubika? Mana y'isi n'ijoro, reka da. Noneho rero reka nkubwire, birihutirwa basi. Nta kundi nyine, reka ndebe ukuntu nyine nakatira madame, yari amaze nyine ngo kwitegura tugende. Reka ndebe ukuntu namukatira, noneho wowe twijyanire, ntago nagutenguha. Shebiti. Ni sawa. Ubu muri kuvugana ninde? Ka nta muntu turimo turavugana. Umuntu se utatenguha ninde? Wari Ese reka ndebe. telefone yanjye ni iyanjye, nta mpamvu zo kwinjira muri telefone yanjye. None se abantu bose tuvugana wowe uzajya ubareba kikagenda? Umuntu se uri kubwira ko utatenguha ninde? Nta muntu mbibwiye mwana, nta muntu mbibwiye. Nta muntu mbibwiye nawe. Mbese nawe uri kubivuga numva? Ese ubyumvishe gute? Ese ko ntabyo mvuze. Ari kwikenera. Mari iyo telefone ndebe. Reka mvira muri telefone. Telefone yanjye ni iyanjye, iyawe ni iyawe. Ujya ubona njya muri telefone yawe? Ujya ubona njya muri telefone yawe? Nibagiwe nako nakerekanye izande tugenda. Arasaze. Uretse gatoya musazi. Kamusazi. Mwebwe murebe gusa, nimurebe ibigengo. Sheri, arame? ariko uransisibiranyije kandi ibyo bintu ntabwo ari byiza. Musisibiranya gute? None se tuvuga ko ntumva? Tuvuga ko ibintu wari urimo uvuga ntari ndimo kubyumva. Wumvisha ibidahari, ubwo se rero ugenda wandaritse amatwi. Ubwo se n'ibiki wumvise cyangwa Sheri, ibyo bintu ntabwo ari byiza. Twavuganye ko nta kubeshyanya, twavuganye yuko ntawe uzajya. None se twabivuganye ubundi ubusanzwe nsanzwe nkubeshya? None se nyine ko niyumviye uri kuvugana n'umuntu ukaba umpinduye umusazi, ubu ni ukubera ko ntumva? Sheri, ni ukuri ntabwo uri umusazi, kandi nawe ujya wumva ibintu umuntu akubwiye. Ntabwo ejo bundi waba wari uri gutanga ikiganiro ubwira abandi bamama ukuntu bagomba kujya bareka ibintu by'ubugare, nawe ukaba utangiye kungagarana. Ubwo si byo nibi bazajya se bavuga, uzajya wigisha abo bafashwe, none hasigaye wowe mbese biheriyo. Reka. None se Sheri, ubu nkubwiye nabi? None utambwira nabi, urambaza ngo ndi kuvugana nane nkakubwira ko ntawe. Ikindi ushaka kirenze kuri ibyo ngibyo ni iki? Nyine mbwira ni iki? Nta kibazo, ariko umenye ko mbese ubundi bwo kumenya umuntu twaba turi kuvugana byo byagufasha iki?
none se nyine niba uri umugabo wanjye ugomba kumpisha se njye ubu se so ko uvugana n'umuntu ntaguhisha. nkakubaza abo mwavuganye none se wari wumva hari umuntu ndi Eh? kubwira amagambo nk'ayo wari uri kuvuga? ayahe se magambo mvuze ubu ijambo mvuze warisubiramo njyewe ubu ngubu nawe n'izo gahunda nazirekaho kugira ngo tugende dutongana. nawe twari tugiye ubu nabyihorera. nimba ahubwo wowe wari ufite gahunda yo kubivamo nta kibazo wabyihorera ubwo ngubwo nkigira nanjye mu bindi nyine none se ubwo ngubwo nakwizingira kugira ngo tugende se bwakira ko ntacyo nyine usohora imodoka tugende. none se rero reka nkubwire sibyo hari abajama twari tuvuganye nuko ahubwo wowe ibyo uri kumbwira ngo sinatembera reka nkubwire ntabwo ari ukukubahuka ariko ibyo wari uri kuvuga byose nabyumvaga nakumva ntaki uretse abajama nyine twavuganye sibyo hari gahunda nyine bari bafite bari bashaka kujya kungurira akantu. abaye bajama se umva nyine tega amatwi wimbaza byinshi uretse tega amatwi wumbanze ngusobanurire bari bambwiye ko tugiye bagiye kungurira akantu ubwo rero reka njyeyo mbasange hasigaye wowe ahubwo tuzajyana ubutaha ngende tujye muri izo diru nimba ari akantu bangura bakanguriye ubwo hari na diru nyine bashaka ko dukina. none ugiye kumbwira ngo na gahunda twari dufitanye ngo urayisubitse? none se nyine ibyo ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva biri kunyinisha. oya ntabwo ndimo nyine ngende ndabigusabye sibyo? aya ni joke. ndabigusabye reka njye mbitabe. nese ubwo ni gute bamwira ngo nkuremo imyenda nambare nzi tugende warangiza reka mbitabe numva icyo bambwira wowe tuzagenda. abo bajama si bo ni bande? inshuti zawe zose ko nziza? ntabwo uzizi zose ni nk'uko nakubeshya ngo inshuti zawe zose ndazizi. aho icyo cyo wakishe rwose. ntacyo niba ari inshuti zawe nyine ubwo ni inshuti z'umuryango nubwo ntanazizi ahubwo reka iyo mikino reka tugenda sohora imodoka tugende cyangwa umena nitwarira niba utari butware. ibyo nkubwiye ntabwo byumvise. ntabwo wambwira ngo tugende reka ngo nurangize umbwire ngo urisubiriye ubwo aho uri bujye turahajyana nyine nta kundi. izo nshuti zawe se mutaganira mpari ni inshuti nyabaki? izo nshuti zawe ntazi ni izihe nshuti ni bwoko ki? ewe karabaye noneho ubu ngubu ibintu ndi kukubwira ntabwo uri murabyumva. gusa nabyumva gute baby? umva ba flexible udohore mu mutwe habanze hacemo akayaga sibyo kugira wumve neza ibintu ndimo ndakubwira. wowe dohora mu mutwe utega amatwi wumve ikintu ndimo ndakubwira ahasigaye ucyumve neza wumve ko tuzagendana ubutaha. hari diru yihutirwa ngomba kujya gukora ibindi bihagarare. uwo mukobwa numvaga se muvugana niwe uri kuvuga yuko akwiciye gahunda? umukobwa ubwe n'ikindi ko ari umukobwa? ntabwo se numvaga uwo hari ijwi rye wumvise? nabyumvise. wigeze uryumva? nabyumvise. kandi ntukazajya ukomeza ibintu zakubishirira gukina. cengereka nkwibwire rero niyo umuntu afushye cyane ni bibi. ntabwo ariko nafushye. ntukazajya ufuha ngo none se wowe uri kunyacira gahunda kubera iki? gahunda ziheze ubwo se gahunda zanjye nawe ko nta wundi muntu uzirimo hagati. wowe se wambwiye ngo uransohokana? oya ntabwo biri bukunde. yaba ntanumvise n'uwo muntu ubwiye ko utababaza uyu munsi arababara gusohokana kuko ntabwo uri bunsige nugenda turajyana. ntabwo birangira n'ejo bundi igihe icyo ari cyo cyose twashakira n'ubundi twasohoka. sheri ariko ngwino tugende mwana. umva se nkubwire oya ngwino tugende nawe winsubizayo ariko winsubizayo. ese urambwira iki? none se ntabwo urimo urabyumva? none ngwino tumanuka njyewe umva njye nkubwire tumanuka tujya hehe? imagine ko ntacyo zawe ngenewe n'isohorera imodoka ubwo wowe uyisohore se ujya hehe? ndikubona hari imikino yindi wibereyemo. nta mpamvu zo kuvuga ngo ugiye gusohora imodoka. manino telefone yawe ndebe umuntu mwarimu urimo kuvugana. sheri zana telefone yawe. zana ariko iyi telefone narumiwe ubwoko buragwira. nayo ntabwo ariko ntacyo yireke tugende. turajya hehe se? aho twari bugiye none se twari bugiye habaye nabisubitse. ubwo tujye mu nzu rero nawe ntabwo uri bugende. nkubwiye ko hari ahandi hantu ngiye. aho hantu nyine niho nanjye nshaka
niho nca uyu munsi cya mbere nturi bujye mu kazi ni sande, nta kazi ufite, nta muntu uguhamagaye, ntaki, ariko byose ndabizi. jya wumva ko dushobora kugira gahunda zigahinduka. Ikindi umenye ko hano nta mwami w'umwidishyi uhari. Umwami w'umwidishyi niwe bafashe badoderagaho ukurnyo, ubwo rero nawe ntabwo bakudodera ukurnyo yanjye. mwana reka kunyinisha Atunda ni ukuri kw'Imana pe, njye kandi ntugire ngo ntabwo mbabaye, ndababaye mwana. Ubabajwe n'iki sheri? None se urabizi ndagukunda baby, sibyo? tugende, nakumvise urankunda nyine, n'ibyo wavugaga nabyumvise. Ndagukunda. Urankunda ngaho tugende. Ibyo bivemo, hoya ni ukuri kw'Imana ibyo bivemo shu. Reka tugende. Wabivuyemo se? Zana basi ko ntacyo njye kugusohorera imodoka maze tugende. Tugende. ntabwo wavugana n'umuntu ushobora kuri guseka iki, uhamagaranye n'umuntu ndabyumvise ubabaza ngo ntugira gute, none uri kumva hagati y'uwo muntu nanjye uwo utababaza ninde? Shyira telefone ngaho ishime ndebe. Undi se kwitaka dore bariya mana yanjye shari njyewe nta n'ikintu ndibuvuge, ni ukuri kw'Imana ntabwo ntegera iriya kamera, dore ni ukuri kw'Imana. Shari ndekura umbaze tuza, ejo bundi buriya warankomye. nagukomye se njyewe ntabwo imbere y'abantu, oya warankomye, wataye isura imbere y'abantu. ushaka rero kujya unsebereza kuri kamera? Njye se ko wabikoze? ntabwo tuyaporodinga. ahubwo suhuza bariya abantu bose n'umutima mwiza, nyaporodinge bazayirebe bishime bien. N'ubundi basanzwe badukurikira, barebe basuhuze nta birenze kabisa. hello guys, nizere ko mumeze neza. mana yanjye ibintu bankoreye murabibonye. wababwira ahantu yahishe kamera, mwaba muzi ahantu yihishe mu gihuru, urumva mu ndabo ahantu udashobora no kubona. ku mana yanjye umva, arankomye ndarize ndapfuye ntayo mutwe, ariko icyo nzi cyo nuko nitwaye neza nubwo sheri urampebukiye. so rero bakunzi bacu, ndabashimiye ko mudahwema kubana natwe. abantu mwampaye ibitekerezo rero byo kumukorera, si timu yanjye ibitekerezo mwampaye byo kuzakora prank, buretse uri kutwisukira utatuzi. mfite timu nini, abo bantu bawe batangiye kujya bagushuka, bazareba icyo bizabyara. rero guys, niba uri mushyashya wibuke gukora subscribe, wibuke gukora share, utere comment, uduhe igitekerezo cy'ibyo tuzakora ubutaha. timu yanjye ntimunengwe, mumbabarire mumpe agatekerezo k'ubwenge kuko barankomye. ubu nari nibajije uburyo urugendo rwanjye ruhagaze, hari hahiye. bayi rero reka nigendere, naho utaha nakagaruka. Ciao, sheri sezera abantu, bye. My team, abantu banjye mwese ndabemera kabisa. ubu ngubu hari ibintu maze kubona, ngo hari abantu bari muri timu ye, ngo hari n'abagomba kuba muri timu yanjye. gusa nanjye abantu bampaye ibitekerezo, timu yanjye turakomeye, turakaze. abantu bampaye ibitekerezo nababonye. umuntu wampaye iki gitekerezo gusa we yibaze mufashe, ni ukuzinywa ahasigaye. sawa, ndamuhaye aka kantu mbonye kari ak'ubwenge. channel ni Safi JD, like subscribe kuba utarigeze uyikora na rimwe, unagasharinga nibura nk'abantu babaye bakeya bakaba 5, ukababwira ati reba uno muntu Zayirwa cyangwa Safi JD cyangwa Musafiri, iri korohera nta kibazo ngenda byemera. ukababwira ati reba ibintu yari yibereyemo, ukuntu yakomye umudamu we, ahasigaye ibindi bikaba ruzungu. ndabakunda cyane, nakagaruka. ciao. wabinkoze.